Utubuto tw'ipapayi turaribwa kandi dufitiye akamaro kanini ubuzima bwacu nubwo dufite ukuntu tururamo cyane. Ibi si imigarukaho kuko nabibabwiye muri video nabagejejeho byo bivugwaga ku buryo burambuye. Niba mutarayireba muze kuyireba irabafasha cyane. Icyo ngiye kwibandaho muri uyu munsi ni ukubagezaho inama z'uko mwarya utu tubuto. Ngiye gusubiza ibibazo bitatu rero abakunzi bacu bambajije. Icya mbere barambazaga ngo utubuto tw'ipapayi turibwa gute. Icya kabiri barambazaga bati urugero dukwiye kutarenza turya ku munsi, mbese urugero tudakwiye kurenza turya utu tubuto tw'ipapayi ku munsi ni uruhe. Ikibazo cya gatatu cyaragiraga kiti igihe cyiza cyo kurya utu tubuto tw'ipapayi ni ikihe? Ni mu gitondo, ni saa sita, ni mugoroba, ni ryari? Reka mbere ku kibazo cya mbere, utubuto tw'ipapayi turibwa gute? Utubuto tw'ipapayi turibwa ku buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere guhita uturya ugikata ipapayi, mbese gutya ugikata ipapayi ugahita uturya. Tuba turura cyane ariko abantu benshi badukunda gutya. Ni nabyo byiza kuko za nzime zose n'ibitugize byose biba bitukirimo nyine, biba bicyuzuye. Uretse n'utu tubuto tw'ipapayi ni byiza ibintu ibyo ari byo byose jya ukunda gukoresha ibintu bikiri bishyashya. Iyo byamaze kusaza cyangwa se kunamba biba byavuyemo intungamubiri. Utu dupapayi rero iyo turiye gutya haba hakirimo n'uburyohe bw'ipapayi. Urabibona utu tubuto tuba dufunitse mu tuntu tw'utuzi natwo turyohereye, n'utu tuntu twose dufashe ku ipapayi tugifashe ku mutima w'ipapayi tukiriho turyohereye. Ufata ikiyiko ugahita uturya, utundi ukatubika muri firigo. Mbese mu ipapayi haba harimo utubuto twinshi, urabibona nk'uku ngutwo. Ariko iyo turiye nk'uku nutumara ushobora kudufata udusigaye ukadushyira mu kintu gipfundikiye ukatubika muri firigo. Icyo gihe ushobora kujya uturya igihe cyose, n'ejo waturya, n'ejo bundi waturya, gutyo gutyo. Tuba tugifite za ntungamubiri zose. Ubundi buryo bwo kuturya, ubundi buryo bwo kurya utu tubuto nyine ni ukudukaranga nk'ukaranga ubunyobwa. Ufata twa tubuto, utu tubuto nyine ukadukaranga ku ipanu nk'uko waba ukaranga ubunyobwa. Ntabwo ushyiramo amavuta, ntabwo ushyiramo iki, bya bindi byose ucanira ipanu nyine ugakaranga nk'ukaranga ubunyobwa. Ibyiza ni ukubanza kutwoza ukamena utu tuzi turimo, ubundi ugakaranga nyine tuno tubuto tw'imbere tuba turimo, ubundi ugakaranga nk'ukaranga ubunyobwa. Twamara guhindura ibara tuba twamaze no kumuka nyine twumye, ubundi ugatangira ukadushyira ku ruhande ukatureka tukumuka ukaza kuturya. Tuba tutarura cyane ariko intungamubiri zatwo ziba zagabanutsemo. Ubundi buryo rero waturyamo ni ukutwumisha. Utu tubuto uradufata ukadukuramo hano mu ipapayi gutya, warangiza ukatwanika. Hari abatwanika babanje kumena turiya tuzi tuba dufunitse, utubuto tuba dufunitse utu tubuto, ukavanamo turiya tubuto tw'umukara, ubundi warangiza ukatwanika. Hari nyine abatwanika batatumennye, iyo utatumennye niho tukomeza gushashagirana cyangwa se ukatumena. Ubundi ukatwanika tukuma neza, twamara kuma ukatubika gutya nk'uko tumeze twarumye, cyangwa se ukajya udukoresha uduhekenya gutya, cyangwa se ukatwinika mu mazi, cyangwa se ukadusyamo ifu, havamo ifu nziza. Ukajya ufata ikiyiko ukavanga mu biryo ugiye kurya, muri ji, mu biryo, mu cyayi se, aho ushaka hose. Ushobora noneho gufata akayiko k'ifu ukakarya gusa nta kindi uvanzemo. Ubu buryo butuma bwa burure bugabanukamo ndetse tukanabikika neza. Utu tubuto iyo tubitse nk'ifu cyangwa se ukatubika gutya twumye gutya tubikika neza, kuko uradufata ukadushyira mu icupa ripfundikirwa
kandi ritari plastique. Jya ukunda kubika mu icupa ritari plastique kuko bimara igihe. Uratubika gutyo ugapfundikira tumara igihe kinini cyane. Si ngombwa kurishyira muri frigo. Iyo utu tubuto twumishije cyangwa se tugize ifu nk'uku, ntabwo ari ngombwa kudushyira muri frigo. Icyo nari nibagiwe kubabwira ni uko utu tubuto ugomba kutwanika ahantu hatwikiriye mu kintu. Ushobora kudufata ukatwanika mu kintu watwikiriye ku buryo izuba rigeramo nyine, ariko mbese ugapfundikiza ikintu ku buryo izuba rimena rikinjiramo, ariko isazi cyangwa se n'indi myanda byo bitakwinjiramo, kuko ntabwo uzongera kuduteka ugiye kudukoresha. Ubundi buryo bwo kuyikoreshamo ni ukubivanga muri ji cyangwa muri simufi cyangwa se n'ahandi nk'uko nigeze kubikubwira. Ushobora kubivanga mu bintu bitandukanye uretse no muri ji cyangwa no muri simufi, ariko muri ji no muri simufi ahaho rwose ushobora kuvangamo utubuto tukiri dushyashya ukivana mu ipapayi gutya aka kanya, cyangwa se utwo wumishije cyangwa se ifu, ariko nyine utukiri dushyashya nitwo twiza nk'uko nigeze kubibabwira. Ushobora no kuvangamo ifu yatwo muri ji cyangwa se muri simufi. Muri iyo ji nyine turi kuvuga, bwa bururi ntabwo buba bwumvikana kubera ko uba wavanze n'ibindi bigize iyo ji yawe. Ubundi buryo nanone ni ukutwinika mu mazi ukayanywa. Utu tubuto ushobora kutwinika mu mazi ashyushye ukabireka bigapfundikira ugaterekaho iminota 15, ubundi ukaza kunywa ya mazi. Ushobora no kuducanira mu mazi, yamara kubira ukayakuraho ugatereka hariya agahora akaba akazuyazi, ubundi ukayanywa. Ibi byose birafasha cyane, nabibabwiye. Uburyo bwose nababwiye akamaro kabyo, uze kureba video nabagejejeho irambuye. Noneho reka tugere ku kibazo cya kabiri. Urugero udakwiye kurenza urya utu tubuto ni uruhe? Tugirwa inama yo kutarira icyarimwe ibyinshi. Utu tubuto tugirwa inama yo kutaturira rimwe icyarimwe ari twinshi, kuko bishobora kugora igogorwa ryatwo. Ikindi, urugero ntarengwa ukwiye gufata buri munsi, ibyiza ni ukutarenza akayiko kamwe cyangwa se 2 ku munsi, biba bihagije. Ushobora kutugabanyamo ibice, umubare w'ibice runaka ku munsi. Niba urugero ni wowe ukunda gufata utuyiko 2 ku munsi, warya agace gatoya nka mu gitondo, akandi ukakarya saa 4, akandi ukakarya saa 9, akandi ukakarya saa 6, akandi ukakarya inshuro zose ushatse ku munsi uko ubishatse, cyangwa se ukanaturira icyarimwe nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Ukaba wafata utwo tuyiko 2 icyarimwe ukaturira rimwe ako kanya, nta kibazo. Ikindi, igihe uturiye tukiri dushyashya tukimeze gutya, cyangwa se tukiri mu ipapayi nyine ukivana mu ipapayi, banza urye duke ugende wumva uko bikumerera. Kimwe n'igihe utuririye rimwe nk'uko nahoze mbikubwira haruguru, kimwe n'igihe utuririye rimwe nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Gusa iyo utukura mu ipapayi ukoresha ikiyiko rwose. Ushobora no gukoresha ikiyiko kinini nk'uku nguku, ugafata ikiyiko gutya ukirira, kuko kubera ko tutuzi nyine tuba dufunitse utu tubuto tuba tukirimo muri utu tuzi, hakirimo n'ibi bintu n'utu tuntu n'uyu mutima w'ipapayi, uyu nguyu bigifatanye bikimeze gutya, mbese biba biryoshye. Kandi utubuto buriya tuba turimo ari na dukeya, kuko tuba dukubiye mu bintu byinshi. Tuba tukiri muri twa tuzi by'umutima w'ipapayi, byose bigifatanyije ku ipapayi. Wakwirira rero ikiyiko kinini cyangwa se ibiyiko 2. Reba nko muri iyi papayi, urabona nyine uvanyemo utu tuzi ukagera gute, usanga hasigaye utubuto duke cyane. Noneho reka tugere ku kibazo cya gatatu. Igihe cyiza cyo kurya utu tubuto tw'ipapayi ni ikihe?
ni mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ni ryari. Nta gihe cyihariye mu munsi cyo kuryamo utu tubuto tw'ipapayi, ariko tugirwa inama yo kuturya mu gitondo cyangwa se mbere yo kurya ayandi mafunguro, kugira ngo tworoshye igogora no gusohora imyanda neza mu mubiri wacu. Ikindi ni uko ushobora no kutukoresha nijoro, cyane cyane igihe ushaka kugira ngo imbaraga zatwo zikore ku rwungano ngogozi, zifashe urwungano ngogozi rwawe gukora neza mu ijoro. Urabizi mu ijoro ibintu byinshi birakora, umubiri wacu ukisukura, ukisubiramo, ukagira gute, ndetse n'ubwonko bwacu bukisukura nk'uko nigeze kubibabwira. Ibyo byose ni ibintu nagiye mbabwira. Nsoza, reka nongere mbanyuriremo muri make akamaro k'utu tubuto tw'ipapayi. Utu tubuto tw'ipapayi dukize cyane kuri enzyme, cyane cyane kuri papayine, ifasha urwungano ngogozi rwacu gukora neza, bigatuma utagira ibyuka biba mu nda, ndetse ugacukubira na constipation. Utu tubuto tw'ipapayi tubamo na antioxidant bituma ucukubira n'uburibwe bw'ingingo, hakabamo kandi na za acide nka acide na fibre. Ibindi byose byisumbuyeho, reba video nabagejejeho irabivuga ku buryo burambuye. Icyitonderwa, niba ari ubwa mbere ugiye kurya utu tubuto tw'ipapayi, tangira kuri dukeya, duke, ugenda urya duke, n'ifu yatwo nkeya, niba ushaka kubikoresha nk'ifu cyangwa se utu twumye duke, utangire kuri duke, urebe uko umubiri wawe ugenda ubyakira, ubundi ukomerezeho. Abibazaga ibibazo byose rero, ndizera ko mwasubijwe, ndizera ko mwasobanukiwe. Njye nari Mpenzi nk'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere se n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi.